Dushimimana Ibel ati reyo twatsindwa ni ku mutima urakoze. Muvani witwa Pierre Ndayisenga ati reyo hejuru urakoze. Muterambirwa ati APR igiye kw'iki kipe urakoze. Irashoboye Emmanuel ati reyo yacu hejuru urakoze. Ikibuga bagikubitamo amazi rero, ikibuga bakivomerera. Ibi ni ibintu bigezweho ku mugabane w'Iburayi, mujya mubibona nabira ibibuga by'Iburayi kabisa. Ikibuga bagishyiramo amazi. 7-8-2 ati ndashaka muri groupe. Muvani ufite nimero ya 7-8-2 nyindikira nakubonye ndaza kugushyiramo na kibazo. Abakunzi bacu tugiye tubaha ibyishimo nk'uko natwe mujya muduhereza ibyishimo. Abakunzi ba Murera, abakunzi ba Piara, abakunzi ba football ku yandi makipe, mwese mutwandikire nta kibazo. Twebwe nidutoranya twiganira amakuru y'imikino 0783 570 iyo ni nimero yanjye rero. Ubu ni mu kanya makaze cika Nyarugenge. Abakunzi ba Piara cyane, abakunzi ba Murera.